habari imikino ine Bugesera izabakira Muhazi muri derby mu burasirazuba saa 9 kuri stade y'akarere ka Bugesera. Hanyuma Rutsiro mu rugo hari Rubavu. Match yo gutsinda. Bugesera igomba kwitsinda. Itsinda Muhazi. Bugesera ni gitsindira mu rugo. Iyi match irakomeye kandi iri mu rugo iwawe. Match ya Bugesera irakomeye cyane. Urumva ni derby yombi arimo no kutamanuka. Yabi Bugesera yabo Muhazi. Kandi abanyamujyi bitwa Kivu bakavuga bati naho tuzajya viziyo izashaka iyo bajya. Muzo bagomba kujyana rero iziri muri target ubungu ni Muhazi na Bugesera. Muhazi ari iri hejuru cyane. Ni iri hasi. Muhazi kandi Bugesera irusha Muhazi inota rimwe. Bugesera ni ya 11 ifite 28, Muhazi ni ya 12 ifite amanota 23. Bararutana inota rimwe. Bombi bakarusha inota rimwe Musanze. Muhazi rajuna utari Musanze na Marine izabera he ahubwo izabera Bugesera Bugesera nezaki cyaka match najya kwirebera nka kuri Rayon Sport saa 12 hanyuma Rutsiro mu rugo Rubavu izakiragurira. Hanyuma iyo Musanze twavugaga izakira Amagaju Musanze birumvikana. Hanyuma Rayon Sport namukora twavuze saa 12 ndabona kuri Premier League ariko kuri match Rayon Sport ni gice bashyizeho ni gice ni gice kirego oya ni gice na Rayon Sport yabihamije kuri rya tangazo ryabo ryavugaga uburyo bari gutegura umukino abantu baze kureba bashyizeho saa 12 ni gice ya Kiyovu ku cyumweru izakira Polisi. Hanyuma Etincelle saa 9 ni gice yakira ikipe ya Marine derby birumvikana yo mu Bugoyi. Hanyuma Aperi saa 12 ku cyumweru yakire Vision kuri Kigali Pele Stadium. Ngoko imeze bafana ba Aperi rero ejo kwa gatanu tuzaganira ikipe yanyu ndetse no kwa gatandatu umwanya uracyahari rwose muhumure. Mwavugaga yahamagaye abanyamakuru babwira ko bayibemere kujya mu Nzove kureba imyitozo saa 9 abanyamakuru barajya mu Nzove bareba imyitozo ubwo n'abafana ba Rayon Sport bagiye kureba ikipe yabo kwihagaza. Kwinjira biracyari yayandi urireyo bebiri ubwo baraje kwinjira ku myitozo ampinduka zijya zibaho n'ibibiri najya hinduka. Darikonovic yari yaragiye nawe Darikonovic yari yaragiye iwabo ariko yaje ejo yakoresheje imyitozo. Abakinnyi ba Peri bari mu ikipe y'igihugu ejo bararipotinze ba Denis Omedi n'abakiwanuka yego n'aba mu Rwanda bararipotinze abo mu Rwanda bumvuga abo muri Uganda bagira ngo abenshi baragira uyu munsi ariko mu Rwanda ejo nta karuko bahawe. Dariko yaravuga ati mbasange ku kibuga ibintu birakomeye cyane arumva bitandukanye n'ibya ba Mukeba ba Keve bo muri Rayon na ba Haji nande wundi harya muri Rayon bari bagiye mu na ba Omborenga bo ntago bakoze ejo barakora uyu munsi ntago bakoze imyitozo ikomeye ariko muri Aperi bahamagaye muri equipe nationale bakinnye iminota ingahe ni Claude wenyine wakinnye iminota myinshi. Claude wakinnye iminota yose na barafinda wakinyemo nka 70%. Dariko yaravuze ati abakinnye match narayirebaga Dariko ngo yarebaga Amavubi atabakinnye muzaza nyine mukore kari kavare gake gudekarasage isanzwe ngaho ariko baruboneka batagikanagiyemo n'abashaka cyane mu mwitozo uremereye. Urumva rero Aperi kubwo tuzayigarukaho ejo no kwa gatandatu turebera hamwe match yayo na Vision marachafite iminsi bazakina ku cyumweru tuzagaruka no kuri transfer yayo nabonye ndacyayikora ubushakashatsi Aperi se bongeye kwikoza webwo ni mwaka utaha bongeye kwikoza kwa hakurya mu baturanyi bo majyaruguru Bugande ari umukinnyi bagiye kuzana ukina hagati mu kibuga tuzamugaruka umwe mu bakapiteni bo mu ekipa akomeye Bugande mu ekipa atana akomeye Bugande kuri soko ry'Ubugande Aperi ninde we ariko ranayihira Aperi n'Abagande ko bikomeye cyane ranayihira burya pe birahira yakina hagati tuzamugaruka ubu ntago birahira Denis Omedi wenda wavuga mbere ntabwo barakora byari umukinnyi w'imyaka 29 tuzamugaruka ko umuntu ushaka kumuvuga nzamugaruka cyane hagati mu kibuga.